Imana yararebye irondora imitima y'abantu isanga bakunda kurama, isanga bakunda amafaranga, isanga bakunda gupfa kw'abanzi. Ibyo ni ibintu bitatu biba. Twavuze ko ari ibiyobyabwenge bitanu bikurikirana, ibindi bikaza nyuma. Ikiyobyabwenge ca mbere ni idini, kugira imbaraga. Ikiyobyabwenge ca kabiri ni amafaranga. Ikiyobyabwenge ca gatatu ni urushako, kurongora cyangwa kurongorwa. Ikiyobyabwenge ca kane ni icubahiro. Ikiyobyabwenge ca gatanu ni urumogi cyangwa kanyanga n'ibindi binyobwa n'ibisindisha. Iyo myaka wigenzure urebe wayikozemo ibihe byiza mu myaka yose Imana yaguhaye yo kurama. Amafaranga yakoreshejwe nabi yicisha n'abantu, ariko yakoreshejwe neza akiza n'abantu. Yakoreshejwe neza atunganya ahesha umugisha abantu. Yakoreshejwe neza avuga n'ubutumwa. Nta wabasha kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga atagira amafaranga. Nta wabasha kurangiza isezerano ridakuka cyangwa se inshingano ikomeye yo kuhindura abantu bose mu mahanga kuba bigishwa atagira amafaranga, kuko aba yakoresheje neza. Ariko yakoresha nabi arakoresha kangiriza, ariko yakoresha neza arakoresha gakiza. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko umeze neza mu bisazo muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari mu biyaga bigari cyane muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwiye ngo shalom shalom. Turakunda kuri channel ya Gusenga everyday muri inshuti zakadusaba mu Burayi shalom, abari muri Amerika shalom, abari muri Asia shalom, abari muri Australia shalom. Turabakire kuri channel ya Gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda mwese muri inshuti zacu. Ushobora bwa mbere ugeze kuri Gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Kuri Gusenga everyday ushobora kuhabona inyigisho za doctrine, inyigisho 10 shingiro, n'inyigisho shingiro. Ushobora kuba wifuza inzozi wazibona, ushobora kuba wifuza igitabo cy'ibya Yohana, ushobora kumenya izindi nyigisho, ushaka kumenya Bibiliya sura. Kurikira ibiganiro bya Gusenga everyday uzakora mu gakiza. Nkuko rero kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Maraho. Dr. Shalom shalom. Makuru yawe? Sababi. Watangira usenga Imana nkuko cyane yitwa Gusenga everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza y'umwanya duhaye ku rukundo rwawe n'imbabazi. Ijambo ryawe rinyira imitima y'abaryumva. Ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose. Kuko isezerano ryawe uwadusigiye tugende mu mahanga yose duhindura abantu bose kuba bigishwa bawe. None tuje imbere yawe kugira ngo utuyobore mu ijambo ryawe kandi utangiranye natwe, uzonye natwe kugira ngo abagize imitima yaba akahebwe babashe guhembuka, kandi abinangiye babashe guhinduka, kugira ngo bose bitwe ubwoko bwawe wishimira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku bintu bitatu abantu bakunda ariko bahuriyeho. Turabizi ko abantu bakunda ibintu byinshi kandi buri wese agakunda ibye, ariko hari ibintu abantu bahuriyeho. Twabihamishije ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abami ba mbere ibice bitatu, umurongo waho ni uwa 4 kugeza kwa 15. Na amagambo avuko Salomo, umwami Salomo yagiye gutamba ibitambo ahantu yitwa Gebeyoni, akanezeza Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yatambye ibitambo byo koswa 1000. Amaze gutamba ibitambo Uwiteka aramwishimira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana imubonekera mu nzozi, iramubwira iti nsaba icyo ushaka. Salomo aravuga ngo kuko wagiriye icyizere data umugaragu wawe Dawidi, akaba yaricaye ku ntebe y'icubahiro, kandi akagira umutima wishimiye kuko yakoraga ibyo gukiranuka, nanjye ukangiriye icyizere k'umwana we kugira ngo nicare ku ntebe ya data, none ngiye gusaba ubwenge. Ijambo ry'Imana riravuga ngo asaba ubwenge kugira ngo abashe kuyobora ubwoko bw'Imana bukomeye. Aravuga ngo ubwoko bwawe ni ubwoko butabarika, ni ubwoko bukomeye, ni ubwoko watoranije. None ubwo ngize umwami w'ubwoko bwawe, mbubwenge kugira ngo nzabashe guca imanza zitabera. Ibyo Salomo yasabye binezeza Uwiteka. Uwiteka ubwe aratangara. Imana iravuga iti ibyo nsabye ni bidasanzwe. Ubundi abantu basaba hari ibyo basaba bizwi.
abantu basaba kurama, abantu basaba amafaranga aribwo butunzi, abantu basaba gupfa kw'abanzi. Ariko ndatangaye kubona ugiye gusaba ugasaba ubwenge bwo guca imanza zitabera. Ubwo rero usabye ubwenge kugira ngo ucire imanza zitabera ubwoko bwaje, ibyo utasabye nabyo byose ndabiguha, ubwenge ndabuguhaye, kandi n'ibyo utasabye byose ndabiguha. Imana rero ihishura ko ibintu abantu bakunda bahuriyemo, icya mbere ari uko bakunda kurama, icya kabiri bakunda amafaranga cyangwa ubutunzi, icya gatatu bakunda gupfa kw'abanzi, ibindi bikaza bikurikiye, cyangwa se ibindi buri wese agakunda ibye undi bye. Ni ibintu abantu bari badasobanukiwe neza ko babihuriyeho kandi ko babikunda, kuko ni Imana yabivuze. Imana ibwira Salomo ngo abasaba benshi baba basaba kurama, benshi baba basaba amafaranga, benshi baba basaba gupfa kw'abanzi. Nuko Imana yarize imitima y'abantu, ikayirondora, ikayimenya, ikamenya icyo abantu bifuza. None ijambo ry'Imana rivuga ngo ibi bintu nubwo abantu bifuza ibitandukanye, ariko uko ari bitatu babihuriraho: kurama, amafaranga, gupfa kw'abanzi. Byagaragaye no mu gitabo cyo Kuva igice cya 20:12, ni ibihembo by'abantu bubaha kandi bumvira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Abantu bubaha ababyeyi, abantu bubaha ababakuriye, Imana ibongerera iminsi yo kurama. Aya mateka yabaye kuri Yobu. Aja kwigeragezwa, yarageze mu zabukuru koko, kandi yari umutunzi. Bibiliya byerekana yagiraga intama, yagiraga amapfizi yahingaga, yagiraga indogobe, yagiraga ingamiya, yagiraga abana 10. Yari umutunzi ukomeye cyane, kandi umubare w'amatungo we wari hejuru cyane ku buryo ari mu bakire ba mbere b'icyo gihugu yari atuyemo cyitwa Usi. Igihugu cyitwa Usi, yari umutunzi mu batunzi babayeho muri icyo gihugu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo agira ibigeragezo, ageze ku gihe cy'imyaka 62 arageragezwa. Ageragezwa mu gihe cy'imyaka 7, bamusahura, bamunyaga, bajana amatungo ye, bajana indogobe, bajana amapfizi yahingaga, bajana ingamiya, bajana ibyo yaratunze byose, babitwara mu myaka 7 kugeza ku rupfu rw'abana be. Ahangaha rero ijambo rivuga ngo abanyazi baraza, abasheba bisuka mu mapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwazo. Nuko yari afite ubutunzi bukomeye, yagiraga amapfizi yahingaga, yagiraga indogobe, yagiraga indama, yagiraga ingamiya. Ibyo byose bwari ubutunzi bufatikiranye Yobu yagiraga. Yari mu batunzi bakomeye muri icyo gihugu, ariko akaba n'umukiranutsi ku Mana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arageragezwa, ararwara. Ntabwo Bibiliya yanditse imyaka yarwaye, Bibiliya ntiyanditse imyaka bamusahuye, ariko amateka ya Bibiliya avuga ko kuva banyaga amapfizi yahingaga kugeza ku rupfu rw'abana hahise imyaka 7. Ariko noneho Satani ntiyanyurwa, abonye ko agize kwihangana mu mubabaro wo kunyagwa. Satani arahindura, asaba Imana kugira ngo imubabaze umubiri. Uko Satani ubwo abana b'Imana baje gushengera Uwiteka yazaga hagati yabo, Uwiteka akabaza Satani ati, waboneye umugaragu wanjye Yobu ko ari umukiranutsi utunganye, wirinde ibibi, ko yakomeje gukiranuka kwe, n'ubu nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Biragaragara ko Imana yahamijeho ko ari umukiranutsi, ariko arageragezwa, ubutunzi bwe burasahurwa, barabunyaga, n'abana be barapfa. Mu gihe cy'imyaka 7 arihangana. Ibi myaka 69 wongeye ku myaka 62 yari afite. Arwaye ibishute. Satani amaze gusaba ko ibyago bigera no ku mubiri we, yarwaye imyaka 7 ibishute. Kugera ku myaka 76 yari ari mu burwayi bukomeye, bikora ku mubiri, bigera ubwo nabo mu rugo bamuzinukwa. N'umugore we w'inkoramutima aravuga ngo wareke iyo Mana yawe ikipfira. Aribwo yo uko gukiranuka kwe yamubwiye ngo uravuga nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ahangaha rero Yobu yarageragejwe bamunyaga imyaka 7, ararwara, bikora ku mubiri imyaka 7, ariko ntiyacogora ku Mana, akomeza gukiranuka kwe. Ahangaha rero Imana igiye kumushumbusha ibihembo byo gukiranuka kwe,
Yobu igice ca 42 umurongo wa 16 haravuga ngo nuko nyuma y'ibyo Uwiteka Imana yongerera Yobu imyaka 140 kukurama kwe, nuko ngo yiyongera kuyo yari afite ico gihe. Uwiteka Imana imwongerera imyaka 140, ubwo nukuvuga ngo 62 kongeraho 7 69 kongeraho 7 76 kongeraho 140 ni 216 Yobu yapfuye amaze. Kubwo gukiranuka kwe, ibihembo byo gukiranuka, Uwiteka Imana imwongerera imyaka 140 ko yari afite, imwongerera kurama. Imana izi kurondora imitima y'abantu, izi kumenya ico bakunda. Nta bindi bihembo yabonye byanezeza Yobu uretse kumwongerera imyaka yo kurama, kuko Uwiteka Imana yabonye ko mu bintu abantu bakunda imyaka yo kurama, kugira ngo abone igihe cyo kurya bya bintu yamugaruriye. Kuko yamugaruriye ibyo yari atunze byose bikubye kabiri uretse abana, ariko none yongera imusubiza ubuzima bwe, imusubiza ubwiza bwe yari afite, ubutunzi bwe buragaruka. Imana imaze gushima gukiranuka kwe, imwongera imyaka 140 yo kurya ibyo bintu Imana imuhaye. Ni ukuvuga ngo abantu bakunda imyaka yo kurama, ni ikintu bahuriyeho. Abantu bashobora kwibaza batese, niba abantu bakunda kurama kuki hari abiyahura? Ibyo nibyo, abiyahura bafite impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, umuntu wiyahura ni umuntu wahemutse agatinya kubana nabo yahemukiye atakibategeka. Nuvuga ngo yarabahemukiye, yibwira ko azakomeza kubategeka, ariko igihe cyo kubategeka kirahagarara. Noneho yibwira ko bizahora ariko bihagaze, abona ko atazabana nabo yatoteje akiriho, ko azamwara, agahitamo kwiyahura. Abandi bantu biyahura ni abantu bagize ubutunzi bwinshi bakirengagiza abakene. Yamara kwirengagiza abakene agahomba, yamara guhomba babakire bagakira, akabona ko atazakenera mu maso yabo, kuko nakenera mu maso yabo azabasaba. Kandi baravuga ngo umwanzi aragasaba uwo yimye. Niba aragize ubutunzi bukomeye rero akabwimaho rubanda akanga kubusangiza abandi, koko aziyahura niba bwa butunzi butakiriho, ko ntazashira amanga go kubasha kubaho imbere yabo yimye bamaze kumuruta. Nabo bantu babiri biyahura, uwa mbere ni uwahemutse akanga kubana n'abahemukiye kubw'ikimwaro, uwa kabiri ni uwagize ubutunzi akanga guha abakene, bamara bagakira bakamuruta agatinya kubasaba. Nabo bantu babiri gusa biyahura, ariko abandi bose bakunda kurama. Imyaka yo kurama rero ni ibihembo by'Uwiteka iha umuntu waharaniye gukiranuka, nk'uko byanditswe muri Yobu 42:16 ngo Imana imaze kubona gukiranuka kwa Yobu, imaze kubona ko ari umukiranutsi utunganye, imaze kubona ko yirira bibi, imaze kubona ko yakomeje gukiranuka kwe, nubwo Satani yagerageje Yobu agatuma Imana ngo irushaho kumubabaza imuhora agatse. Kuko Satani yabazaga Uwiteka akamuha uburenganzira kugira ngo Yobu ageragezwe, ariko Uwiteka yararebaga ikareba gukiranuka kwa Yobu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iranezerwa, iravuga ngo kubwo gukiranuka kwawe no kwihangana nanje nkongereye imyaka 140 kuyo wari usanganye yo kurama, nibwo yabaye 216. Ahangaha rero twumvise ko abantu bose bakunda kurama, abantu bose uretse uwahemutse, uretse uwimanye ku butunzi, abo yimaga bakamuruta nabo gusa biyahura, kubera gutinya gusaba uwo yimye, kubera gutinya kuba mu maso we yahemukiye agiriye nabi, bigatuma umuntu yiyahura. Ariko umuntu utarakoze ibyo byombi akunda kurama. Nizo mpamvu rero Salomo yamaze gusaba ubwenge, Imana iratangara cyane, iravuga ati urantangaje. Abandi mu byifuzo byabo n'imitima y'abantu ndayibona nkasanga bashaka kurama, abandi ngashaka bashaka amafaranga, abandi ngashaka bashaka gupfa kw'abanzi, none wowe urantangaje usabye ubwenge. Ndatangaye. Uwiteka aravuga ngo ndanezerewe kuko asabye ubwenge bwo guca imanza zitabera, uhagarakiye ubwoko bwanje, nanje ibyo utasabye ndabikongera, ariko nubwo bwenge ndabuguha. Imana imuha ubwenge, imuha niyo myaka yo kurama, imuha n'amafaranga, imuha no gupfa kw'abanzi. Nizo mpamvu ibyo bintu uko ari bitatu abantu babikunda. Icya kabiri rero abantu bakunda,
abantu bakunda ubutunzi anariyo mafaranga, abantu barabikunda cyane. Unarebye no mu byanditswe byera hariya muri Timoteyo ya mbere igice cya 3 umurongo wa 2 haravuga ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Ku murongo wa 3 haravuga ngo umwepiskopi ye kuba ari umuntu ukunda amafaranga kugira ngo atangirize itorero, kuko bari barangije kumenya ko n'abakristo nabo barwarira amafaranga, ntabwo ari abapagani gusa, n'abakristo barwarira amafaranga. Izo mpamvu bagiye kweza ku mupasiteri bamwihanangiza ngo turabizi nubwo abantu bose bakunda amafaranga, ariko wowe turakwihanangirije ubu ugiye kuyobora umukumbi, ukaba ugiye kuyobora intama z'Imana, ari ryo torero uhawe. Nyabuna we kubura umuntu ukunda amafaranga, kuko amafaranga ni ikintu giteranya abantu, amafaranga ni ikintu kizana ubugome, amafaranga ni ikintu kiza mu rutonde rw'ibiyobyabwenge uko ari 5, kuko twabisobanuye ubushize. Twavuze ko ari ibiyobyabwenge 5 bikurikirana, ibindi bikaza nyuma. Ikiyobyabwenge ca mbere ni idini, kugira imbaraga. Ikiyobyabwenge ca kabiri ni amafaranga. Ikiyobyabwenge ca gatatu ni urushako, kurongora cyangwa kurongorwa. Ikiyobyabwenge ca kane ni icubahiro. Ikiyobyabwenge ca gatanu ni urumogi cyangwa kanyanga n'ibindi binyobwa n'ibisindisha. Rwambo ica mbere ni idini, ica kabiri ni amafaranga mu biyobyabwenge, ica gatatu ni urushako, kurongora cyangwa kurongorwa, ica kane ni ugushaka icubahiro, ikiyobyabwenge ca gatanu ni irubogi cyangwa se kanyanga cyangwa se ibindi biyobyabwenge, nibyo bitagira imbaraga. Uko bikurikiranye niko birushanwa imbaraga. Urumva amafaranga rero ije ku mwanya wa 2, aje ku mwanya wa 2 mu biyobyabwenge bishegesha umubiri w'umuntu, byangiriza ubwenge, biteranya abantu, bisenya sosiyete. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana muri Timoteyo ya 2 igice cya 3 umurongo wa 2 haravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazabikunda, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikizangiriza byose nuko bazabakunda impiya. Impiya zirateranya, impiya zirahemuza, impiya ziteranya abantu zigasenya imiryango. Nizo mpamvu ari ikiyobyabwenge ca 2, ariko akaba ari ikintu n'ubundi abantu bakunda ca 2. Navuze ko icambere bakunda bukurama, ariko ica 2 abantu bakunda ni amafaranga. Hariya muri yo bigice ca 2 umurongo wa 4 haravuga ngo Satani aravuga ati ubugingo buhorerwa ubundi, ariko none umuntu yatanga ibyo afite byose kugira ngo acungure ubugingo bwe. Yobu yari ihanganye kuko amwatsi byatunze agasigarana ubuzima, ariko umwatsi ubuzima yakwihakana. Bigaragara ko umuntu yatanga ibyo atunze byose kugira ngo acungure ubuzima bwe. Abantu iyo bagiye kubica babanza gutanga ibyo bafite byose, noneho bakazapfa nyuma. Umuntu akabanza gutanga byose ibyo afite, ubugingo bwe bukabiruta, noneho akabona kubura ubugingo bwe, ariko amafaranga atakiyafite. Bisobanura ngo icambere umuntu akunda ni ukurama, ica 2 ni amafaranga. Hariya muri Timoteyo ya mbere igice cya 6 ku murongo waho ni wa 10 aravuga ngo erega gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose, ngo hari benshi bazirarikiye bava mu byizerwa bihandisha imibabaro. Bisobanura ngo amafaranga kuyakunda ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga akemura ibibazo byinshi, nta niyagenga ubuzima bwacu, ariko kuyakunda bisobanura ngo kuyarutisha Imana. Ntabwo kugira amafaranga ari icyaha uko yabangana kose, ariko kuyakunda ukayarutisha abantu, ukayarutisha Imana. Nizo mpamvu iyo umuntu aguhaye amafaranga urishima, ariko iyo umuntu aguhaye umuntu urababara. Abantu bakunda n'amafaranga kurusha abantu. Umuntu aguha umwana ukababara wo kurera, ariko yaguha amafaranga ukishima. Ari uguhitamo, abantu bakunda amafaranga kurusha abantu. Rero gukunda amafaranga kurusha abantu ni Imana itishimira. Gukunda amafaranga kurusha Imana ni Imana itishimira, kuko amafaranga ahinduka ikigirwamana ku bayashatse bakayageraho. Imana yemereye ko bayabona bakayakunda cyane, abahindukira ibigirwamana bakava mu byizerwa. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo bakayoba, bakihandisha imibabaro nyinshi. Ni Timoteyo ya mbere igice cya 6 umurongo waho ni wa 10.
amafaranga rero ni ikintu cya kabiri abantu bakunda. Icya mbere ni ukurama, icya kabiri ni amafaranga, icya gatatu ni ugupfa kw'abanzi. Ariko hariya amafaranga mu byakozwe n'intumwa ibice 22 umugo wa 25 kugeza 28, ijambo ry'Imana riravuga ngo bakubita Paulo, ubwe yaravuze ngo biremewe ko mukubita umuroma nta tegeko rimutsinze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umutware w'abasirikare yumvise ko Paulo ari umuroma, aratangara cyane, aramuhamagara aravuga ati mbwiza ukuri uri umuroma? Ati nje ndi umuroma. Umukuru w'abasirikare aravuga ati nje ndi umuroma ariko wabiguza amafaranga menshi, impiya nyinshi. Paulo aravuga ati nje ndi umuroma w'ukuri utarigeze ubigura. Angaha rero bigaragara ko iyo ari amafaranga ashobora kugura n'ubwene gihugu, amafaranga ashobora kugura umuntu, amafaranga yakoreshejwe nabi yicisha n'abantu, ariko yakoreshejwe neza akiza n'abantu. Yakoreshejwe neza atunganya ahesha umugisha abantu. Yakoreshejwe neza avuga n'ubutumwa. Nta wabasha kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga atagira amafaranga. Nta wabasha kurangiza isezerano ridakuka cyangwa se inshingano ikomeye yo kuhindura abantu bose mu mahanga kuba bigishwa atagira amafaranga, kuko aba yakoresheje neza. Ariko yakoresha nabi arakoresha kangiriza, ariko yakoresha neza arakoresha gakiza. Yamamaza ubutumwa, yubaka amazu dutuyemo, afasha abakene, abantu bakanezerwa, agakora umurimo w'Imana mu nguni zose. Amafaranga akemura ibibazo iyo akoresheje neza, ariko iyo akoresheje nabi arangiza. Ariko nubwo akemura ibibazo akaba ari meza, akaba yangiriza abantu bakoresheje nabi, ariko turi kureba ibintu abantu bakunda kurusha ibindi. Abantu bakunda kurama, abantu bakunda amafaranga. Icya gatatu rero nuko abantu bakunda gupfa kw'abanzi. Ahangaha turebye mu gitabo cya Yobu igice cya mbere hariya umurongo waho wa 13 kugeza 19 bari kutubwira iby'imbitsi za Yobu. Imbitsi bongera kuzita irindi jambo ni abakobanyi. Ni abantu bishimiraga umubabaro wa Yobu, babanaga nawe bakamugirisha, ariko yari umutunzi kandi akaba yari umuntu ukomeye aho muri icyo gihugu cyitwa Usi, maze abantu bakamugirira ishari. Kwagiraga amapfizi yahingaga, akagira indogobe, akagira intama, akagira ingami, akagira abana. Ubwo wagiraga amatungo, yagiraga n'amasambu. Abaturanye nawe bakababazwa cyane nuko abaruta, ariko ahuye n'akaga barishima. Nibo bashaka kumumenyesha bamubwira ngo mbese nawe byamubaho. Bagatangira ngo amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwabyo, abasheba bababyiroshemo, babyicisha ingota, barabinyaga, ninje warokotse. Baba bakivuga undi wanga Yobu akaza ati za ntama umuriro waturutse mu ijuru azitwika, utwika n'abagaragu birakongoka, ninje warokotse. Baba bakivuga akavuga ati abakarudaya biremyemwe ibitero bitatu, bisuka mu ngamiya barazinyaga, bicisha abagaragu inkota, ninje warokotse. Akibivuga ati nkubi y'umuyaga yaturutse mu butayu yahitanye imfuruka enye z'inzu, iragwa igwira abana bukwari 10 barapfa, ninje warokotse. Ibi byose aba bavugaga yaba imbitsi ya mbere yatangiriye ku mapfizi yahingaga n'indogobe, yaba imbitsi ya kabiri avuga ku ntama zatwitswe n'umuriro uvuye mu ijuru, yaba imbitsi ya gatatu yavugaga ku ngamiya zisutswemo n'abakarudaya bakazinyaga bakicisha abagaragu inkota, yaba imbitsi ya kane yavuze iby'inkubi y'umuyaga waturutse mu butayu ugahitana imfuruka enye z'inzu ikagwira abana be. Abo bose bari abanyeshari, bangaga Yobu, bishimira ko anyagwa, bishimira ko akena, bishimira ko ambera nkabo. Noneho baramwisekera, nibo bita ngo abakobanyi. Abakobanyi ni abantu bishimira ibyago by'abandi. Ubwo rero abakobanyi bishimira gupfa kw'abanzi. Iyo yumvise ko umwanzi we yapfuye aranezerwa agahimbaza. Hariya muri Zaburi ya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, yicarane n'abakobanyi, akishimira amategeko y'Uwiteka. Bisobanura ngo umuntu wese wishimira gupfa kw'abanzi,
umuntu wese wishimira ibyago bya rubanda uwo nguwo ni umukobanyi, ni umukobanyi. kandi ijambo ry'Imana muri Petero ya 2 igice cya 3:3 haravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abakobanyi. abo bakobanyi rero ni abantu bisekera bagize ibyago. ariko dusomye muri Yuda, urwandiko rwa Yuda ku murongo wa 18 twumva uko atubwira. Yuda umurongo wa 18 haravuga hati uko zababwiye ziti mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. ariko hano muri Petero ya 2 ibice ni 3 umurongo waho ni wa 3 haravuga hati mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bagakobana bakurikiza irari ryabo babaza bati isezerano ryo kuza kwera iri hehe, ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. ahangaha abakobanyi ni abantu bishimira ibyago bya bagenzi babo. hariya rero Imana yararebye irondora imitima y'abantu, isanga bakunda kurama, isanga bakunda amafaranga, isanga bakunda gupfa kw'abanzi. ibyo ni ibintu bitatu bibanza, nubwo n'ibindi byakurikiraho. ariko ibyo bitatu Imana yararebye ivugana na Salomo isanga ari byo abantu bakunda, kuko abantu basaba Imana kenshi. abantu bahora basenga bagapfukama bagasaba Imana byinshi kandi Imana ikabibona. ariko nubwo abantu basenga bavuga, hari igihe ibona n'ibyifuzo biri ku mitima yabo, noneho ikamenya ngo abantu nubwo bavuze ibi ariko bashaka ibi. ariko Imana ubwo yaravuze ngo abantu icyo bakunda kurusha ibindi ni ukurama, icya kabiri ni amafaranga aribwo butunzi, icya gatatu ni ugupfa kw'abana, ibindi bikaza nyuma. abavuga ibindi rero bashobora kuba ari abantu bageze ku musaraba, cyangwa wenda ari abantu biyumanganya akaba ari indyarya mu buryarya bwabo. ariko ibi bintu bitatu tubimenye ko ari byo abantu bakunda, kandi ibi ngibi abantu bakunda nibyo bacumuriramo. haba gushakisha iminsi yo kurama binatuma uzishakisha ukabifatanya no kwikiza abanzi ngo ushaka kurama. byaba amafaranga atuma wica abandi cyangwa se ukabahemukira. byaba gushakisha gupfa kw'abanzi nabwo ubashakira urupfu rutateguwe, bigatuma bigushora mu byaha, none bikagushora mu biguhenebereza ukazarimbuka. ahangaha ndasabira bene data batwumva uyu munsi wa none kugira ngo nubwo abantu bakunda kurama musenge Imana kugira ngo ibibaye ariko mwe kubicumuramo. kandi imyaka yo kurama ni igiciro cyinshi, ariko Imana icyo ishaka si ukurama imyaka myinshi, ahubwo ni ukora byiza mu myaka Imana yakugeneye. Imana ifite imyaka yageneye buri wese. iyo myaka uyigenzure urebe wayikozemo ibihe byiza mu myaka yose Imana yaguhaye yo kurama. hariya muri Zaburi ya 90 umurongo waho wa 12 haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. nuvuga ngo utwigishe kumenya ibyiza twakoze mu myaka waduhaye iriya ariyo yose yo kurama. warama 20 wakoze byiza, warama 40 wakoze byiza, warama 60 wakoze byiza, warama 100 wakoze byiza. icyo ni Imana ishaka. imyaka iyari yose Imana iguhaye yo kurama ukayikoramo byiza, niko kwiga kuyibara neza. imyaka yo kuramaro ni igiciro ngo, ariko abantu bayikunda kurusha ibindi byose. ariko hari abayikunda kwa kurama cyane bakayicumuramo. Imana rero ishaka ko muri ya myaka yo kurama yikoramo ibyiza. ntabwo Imana ishaka ko warama myinshi ariyo gucumuramo cyangwa ariyo gucumura ku Mana. abantu benshi bifuza kurama bagacumura ku Mana. abantu benshi Imana irabashima mu gihe yabahaye bakwiyongerera kurama bagakora ibyaha. niko kaga kageze kuri Hezekiya. Imana iravuga ngo ndakwishimiye naragukunze, Yesaya 38 na 39. naragukunze none raga ugiye kugenda. Uwiteka Imana ivugira mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya arazavuga ati raga. ariko abonye ko Yerusalemu ifite ubutunzi bwinshi agira ubwoba bwo kubisiga. abyitegereje kubirarikira bituma yangise ubutumwa, atangira gutakamba ati nakoze iki? nakoze ibitunganye imbere yawe, nakoze ibyo gukiranuka imbere yawe. ijambo ry'Imana rivuga ngo yerekera ivure.
hariya ku murongo wa 10 karavuga ngo ndapfuye ndabuzinze ese ari ikuzimu nzaje hazaguhimbaza ariko Uwiteka abonye kwezi cyatishimiye ubutumwa noneho aravuga ngo nkongera imyaka 15 ya myaka 15 ntiyabiyo gukora ibyiza ku Mana ahubwo abari yagwamo araritse abantu ngo baza babwira ibyiza by'Imana yamukoreye ntiyabereka ngo abaho ubuhamya bw'iby'Imana yakoze ahubwo abereka ubutunzi bwa Yerusalemu bigeze ubwo amena n'ibanga yerekana inzu y'intwaro maze bituma i Buyuda hanyagwa ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo n'abana ba Hezekiya bazajanwa bagirwa inkone mu nzu y'umwami w'i Babuloni kuko amenye ibanga bitewe n'iki Imana yamwongeye kurama ishaka kugira ngo akore ibyo kunezeza Imana ntiyakoramo ibyo kunezeza Imana abaje kureba hataberetse iby'Imana yakoze ngo abereke ibyiza by'Imana ndetse akangurire n'abatazi Imana kuyimenya nk'uvuga ubutumwa ahubwo abereka ubutunzi bwo kwirarira bituma abigwamo anyagisha ubwoko bw'Imana atuma umurwa wa Yerusalemu usenyuka kubera iki kubera atakoze neza mu myaka Imana yamwongereye yo kurama uko ari 15 mu myaka 15 icatumye Imana yari yayimwongereye kwari kugira ngo akore ibinejeje Imana ariko ntiyakora ibinejeje Imana abararitse ataberetse ibigwi by'Imana no gukomera kwayo ahubwo abereka intwaro abereka kwazi kurwana bimuzanira kunyagisha ubwoko bw'Imana nawe aza kugira igisebo imbere y'Imana anga rero ijambo ry'Imana muri Yesaya 39 havuga ibyamuwe abo nyuma yaho bavuga ko nakaga kabaye ku Buyuda hakagize mu ruhari kubera iki gukora nabi mu myaka Imana ikongereye yo kurama Hezekiya ntabwo yakoresheje imyaka 15 Imana yamwongereye yo kurama nizo mpamvu byabaye ikibazo iyo ayikoresha neza byari kunezeza Imana ariko ko byabaye intandaro yo kwirarira no kwereka imbaraga ze ku banyamahanga kandi imbaraga zari iz'Imana nta Imana icubahiro byatumye azanira ubwoko bw'Imana kunyarwa anga rero imyaka Imana yaduhaye tuye tuyikoramo ibyiza turayisaba ngo icambe Imana ikatwongerera kurama ariko twejwe turasuzuma kurama gusa tuye turasuzuma n'ibyiza twakoze muri iyo myaka Imana yaduhaye Imana yacu yabwe icubahiro tuje turakora ibyiza mu myaka yaduhaye kwifuza kurama ntabwo ari icaha kuko Imana yaravuze ngo abantu babihuriyeho nubwo Salomo yasabye ubwenge ariko Uwiteka Imana yaravuze ngo nziko nabyo bikenewe no kurama ndabikongerera n'amafaranga ndayakongerera ubutunzi bukomeye kandi no gupfa kw'abanzi zabikora kubwo kunezeza kwawe ariko nono mu myaka mbahaye yo kurama muje mukorera kunezeza Imana yaba mike cyangwa yaba byinshi ntabwo Imana ireba ubwinshi bw'imyaka yo kurama ahubwo ireba ibyiza wayikozemo Imana iduye gukora ibyiza mu minsi yaduhaye yo kurama yaba imyaka 10 yaba 50 yaba 100 ariko tumenye kugenzura ibyiza twayikozemo kandi nidushaka amafaranga tuyashakire kuyategeka no kuyafashisha abakene no kuyakoresha umurimo w'Imana Imana izayaguha kandi nidushaka gupfa kw'abanzi nta mukristo yifuza gupfa kw'abanzi umukristo yifuza gukizwa kw'abanzi angaha yari amategeko y'abayuda yo mu isezerano rya kera barabisabaga ariko mu isezerano risha muri Yesu nta mukristo wifuza gusaba gupfa kw'abanzi ahubwo umukristo nyakuri asaba guhinduka kw'abanzi ngo baba abana b'Imana kwijambo ry'Imana bavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana nuko abagome batemera Imana utabifuriza gupfa ahubwo wabifuriza gukizwa kugira ngo bose bazaraganwe nabera ubugingo buhoraho nico na Yesu yakoze ntabwo ari uko twatanze ikiguzi kandi Abaroma 5 umurongo wawo wa 8 ravuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha ikigaragaza rero abari muri Kristo Yesu nk'uko ijambo ry'Imana riravuga Petero ya mbere 3 umurongo wa 18 haravuga ngo nk'uko Yesu Kristo yapfira abanyabyaha umukiranutsi nawe apfira ababarizwa abakiranirwa kugira ngo abayobore ku Mana nico twahamagariwe Yesu yababarijwe ibyaha byacu n'abakiranutsi bakwiriye kubabarizwa abanyabyaha kugira ngo babashe kuberekezera yo kugana ku Mana barokore ubugingo bwabo Imana idusange kandi dufashe uyu munsi wa none kugira ngo ibyo dushaka ibyo twifuza
tubishake ariko tubikora neza. Twifuze kurama kugira ngo dukorere Imana, twifuza amafaranga kugira ngo tuyakoreshereze Imana, ariko twe kubifuza gupfa kw'abanzi nk'uko bamwe babishaka, ahubwo twifuze gukizwa kw'abanzi nubwo benshi babyifuza. Ariko Imana idufashe kugira ngo itwigishe mu magambo uko ari atatu. Ushaka imyaka yo kurama kugira ngo ukore Imana, wifuza amafaranga kugira ngo yakoreshereze Imana n'ubutunzi bwawe, kandi noneho ntiwifuze gupfa kw'abanzi, ahubwo wifuze gukizwa kwabo. Hariya muri Luka 18:18 umutunzi asanga Yesu akamubaza uko yabigenza ngo aragwa ubwami bw'Imana. Yaramubwiye ngo uza amategeko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, ariko ubahe so na nyoko. Hariya umutunzi amaze kuvuga ngo yarabyujuje, Yesu yaramubwiye ngo ugende ugurisha ubutunzi bwawe ngo uha abakene. Kiriya nicyo kijya kinarira abantu. Imana itanga ubutunzi koko, ariko itanze ubutunzi abantu bagashidikanya kubufashisha abakene, bibabaza Imana, ntabwo binezeza. Icyo Imana yaduhereye ubutunzi nubwo kutubeshaho, ariko bukabeshaho n'abakene, Imana ikanezerwa. Rero nandizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo kwiriza ubusa nkunda nuko waza n'abakene mu nzu yawe ukabazimanira, ukambika abambaye ubusa, ukagaburira abashonje, ukabashira mu nzu yawe. Ni isezerano ridakuka ry'Uwiteka ku butunzi Imana yaduhaye. Imana idusage imyaka yo kurama dukore neza, amafaranga tuyakoreshereze Imana, no kwifuza ko abantu bapfa tubireke, tubyibagirwe, twifuze ko bakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Pastor, reka tugushimire, tukubwiye ngo Imana iguhumugisha, kandi dushimire umuntu yabanye natwe muri kana, tukubwiye nawe Imana iguhumugisha. Tugusaba ku ikiganiro kukigeza ku bandi. Ufite inshuti, wahereza inshuti yawe imwe, wahereza ebyiri cyangwa wahereza amagroupe, ubutumwa mugeze ku bandi muzaba mudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor, sinzi ko hari ikindi wakongeraho. Channel ya Gusenga Everyday ni nimero ya WhatsApp, tubabwira 078 669 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Paseri, turagushimiye. Imana reka dushimire n'umuntu wese abanye natwe, reka dushimire n'umuntu azafata kino kiganiro akagisharinga cyangwa akagipartaja. Imana ibaho umugisha. Shalom, shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.